hari abantu bifuje kumenya uko kunyazwa bikora n'abandi bifuje kumenya uko kunyazwa bimera. Icyo kiganiro nicyo tuje kuganiraho, nizere ko muri tayari kwiga kandi mugafata, kuko birashimisha iyo umuntu atanze isomo abari haye bakarifata neza. Kunyazwa ni umuco ukorwa n'abanyarwanda cyangwa se n'abandi bashaka kuwigana, ariko ni umuco w'umwimerere w'abanyarwanda. Umunyarwanda niwe uzi kunyaza aho bakwiriye kunyaza hanyaho, ariko twaje kuvumbura ko hari n'abandi bantu batazi icyo gikorwa kandi bifuza kukimenya. Dusanga hari n'abandi bamama batari bakorerwa icyo gikorwa kandi bifuza nabo kugikorerwa. Uyu munsi rero nje gufasha umugabo umwereka ahantu ashobora gukoza, ubundi umugore amavangingo akaza, umugabo akaryoherwa n'umugore nawe akaruhuka, kubera ko kiriya gikorwa iyo kitakozwe habayeho imibonano mpuzabitsina, umugore asigara aremerewe mu kiziba cy'inda.